hereza jya kuma abana bandi Surambaza ikishaka jya kuma abana bandi Bise ndekura wizi oya murekurane jya kuma abana bandi dekura se jya kuma abana bandi ariko murekurane rwose ubu nibire ku isoko mbuza amafaranga yabura si kibirandeba jya kuma abana bandi ushaka iki nimba wayabuze se abana banje bararya iki jya kuma abanje kubaha mu nzira tugenda ujya kubampa abana ndababwira amahano mu nzira duhuye tugenda nyine ujya kubampa uwo musore ni umuyobozi mama bumvikane umuyobozi wa ni umunyerondo tujyana hese njye mfite kibazo tujyane kwa mudugudu nawe urakenewe mfite ikihe kibazo ubu nawe urakenewe oya mwegere ikibazo nawe kirimereka nawe kabitera ikibazo nawe ukiri nubwo uri umunyerondo arakwereka unkoreho tugende rwose mureke ubwo abyemeye waba warayiragiye waratara umutwe wibaza aho wakura muganga gakondo kandi wizewe va ku giti dore umuganga gakondo ndetse no ku bimera aratanga urubyaro ku bagore n'abagabo barubuze abagabo ku bakobwa bagumiwe agatanga umuti ku bagabo n'abagore bikinishije agatanga umuti ku bagabo bagera mu buriri bikanga ndetse n'abagore babuze amavangingo muganga gakondo arahana bahemukiye abandi ndetse akanagaruza ibyibwe akarusho avura amarozi y'amoko yose amategano amatamikano amahuherano ndetse n'ayandi aratanga ubutunzi ugatunganya ugatura aho wifuza hose avura indwara zananiranye amibe telekomunani umutezi ndetse n'izindi ahumura ibibanza ndetse n'imirima byarozwe bikaba byagurishwa cyangwa ngo byere akarusho arakuvura aho waba uri hose haba mu mahanga cyangwa mu Rwanda ku bindi bisobanuro umuhamagare cyangwa umwandikire kuri telefone igendanwa ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mwese mudukurikirana umunsi ku wundi ndashimira mwese mutanga inama n'ibitekerezo mu biganiro byacu dukora ndabashimira cyane namwe mutanga ubundi bufasha n'izindi nyunganizi zigiye zitandukanye ndabashimira cyane turi kumwe rero na Shania tanga inzira mutambuke turi kumwe na Shania ngira ngo muri kubibona turacyari muri ya rwaserera yo kugira ngo dushakishe ubuyobozi kugira ngo turebe yuko yabasha kubona abana be ngira ngo murabizi ko babatwaye ariko buri ikintu cya mbere bose nabonye benshi mwandika ngo tujye mu buyobozi ajye kurega kandi koko nibyo kuko byakomeje kwanga yakomeje kugerageza ngo arebe yuko wa mugore yamwumvisha akabyemera mu buryo bitagoranye ariko umugore aratsimbarara aravuga ko abana atabatanga byabaye ngombwa ko rero uyu munsi twanzuye kujya mu buyobozi kuko nta bundi buryo nta n'ukundi kuntu byagenda Shani turi tayari tuzenguruke tugenda ubonyeruko ninzi ariko nizere ko basuhaze tugiye kureba umunyerondo hari umunyerondo wo muri quartier ngiye ntago muzi Shani nshaka kuba umuzi wenda wowe urumva ntago wahita ujya kwa mudugudu utabanje kubwira abanyerondo ndangiye yabaye uko tugende turebe nimba tumanuke ntare ngo tubanje kujya kureba abanyerondo tubanze tubasobanurira uko ikibazo kimeze ubundi nibyanga nibwo tujya kwa mudugudu ni nabwo umunyerondo aguherekeza kwa mudugudu akaguherekeza nyine mukavuga ikibazo uko kimeze none se wagerageje byibura ukanavugisha Marite byibura ukumva icyo agamije ariko ndamubwira icyo ntarabona abana ko ubona bangambaniye bareba Karitasi yamubwira ariko buranganye nawe umwana ushobora kumuvugisha niba hari n'ikindi kintu umufasha aka kanya namubwira nabi kuko uyu mujinya nifitiye ahubwo yongeye kumubwira nabi nserere nawe niba ntari bubona abana kamanze mbona abana ibintu nzabimubwira ntababonye twihute tumanuke rero turebe ko byibura twabona abana byibura hakiri kare ikindi kintu abantu bakomeje ahibuka we hano se ariko nabonye harimo utuyira twinshi dusa na hano hirya mbabonye kandi kayira kameze nk'akana niba ari ku gipangu igipangu cy'ubururu busa ubururu hari ubururu uri kurebara hano hari igipangu cy'ubururu uri kuhareba ahantu kuko nabonye hari
tuyira dusa hari kano kayira na hano inyuma tuciye hari akandi kayira kamanutse koko nta gipangu cy'ubururu nkarebaza niho tuye munyerondo se hamwe muzamanuke ninjya ku gipangu cy'ubururu ngaho niho waba ibipangu byano byose ari umukara ngo ku muryango wa gatatu cyadusubira inyuma dukatire kambanze ndebe hano hepfo ndakisha baguha gihari kandi amasaha yo kujya no mu kazi birageze ushobora no kumubura webaza ngo uyu abanyerondo si ko ku mugoroba bagenda kare ntaba ndikushije we uri kuryama ugasinzira we shawapi ko mbona inzira yarangiye wayobye rero dusubire inyuma dusubire hirya mwana we nabonye hano hari utuyira tugiye dusa dore aha tugeze ni mu gipangu cy'abantu cyangwa umuhamagare kuri telefone mu buyobozi tumanuka nimero yose kugira ngo narayifashe tuzamuke duhere ruguru tuce mu kayira karaye nyendeye ko ntibeshya akayira ahantu ndambura intambwe twihute buri kwirira numva ncitse n'intege iyo ntangiye kuyobagurika nk'uko hano harasa hano hirya hari akandi kayira nabonye kamanuka naho so ibintu koko birimo amahirwe we ntangiye kuyoba ariko ni kane ntawe uyoba ku manywa yewe numvaga byibura mu minsi ishize hari icyakemutse ubu ikemuka iki byihorere byibura kuri uwo mugore akavuga ati nanjye ndi umuntu nanjye mbuze abana narindagira reka byibura ngirimo ariko muri buriya iyo ari umuntu w'umubyeyi uhemukira undi mubyeyi aba yumva koko twagira ngo hari akazi bamukorera mu rugo bakora iki se jantezi gukora iki nicyo gisekeje ukuntu abagumana yanga kubatanga kandi ntakorera mu rugo ni uguhimana gusa tu ni ukumima nyine bamenya abantu umutwe ariko ni kazi kabo yari inshuti yawe ariko ubushuti bwe narabubonye ntacyo ntabonye pe inshuti yawe ubundi urajya kumureba ubushuti narabubonye bw'abagore nta mugore nzongera kwizera n'umwe uzi ko umugore ajyaho akaguhemukira neza ukagira ngo hari ibindi mwapfaga twirukanyije pe icyo yifuzaga yakigezeho ni ukukubuza amahoro atengamara tuze nyine ngomeze mbwahagira kubuza amahoro pe ese wambwira ko impamvu tumanuke mu kayira kari hirya rebe ko ariho shake numva ndushye noneho hazi ishagi imbere twibere numva ntaye umutwe pe waba uretse kare rero gukinana ubuse ndahabona ubuse ndahabona shande kubana kayira sa kandi kayira ko kabaga hanora hano ni mu gipangu ubona atari mu gipangu kandi kayira se kamanuka ni he karabaye muri karitsiye yawe kweri wayuze ahantu bakurangiye dore akandi kayira ngaha nabonaga ntazahari yesu we shamana numva ntaye umutwe kabisa ubwo bw'aba abana barabamo tumanuke mwana turebe shamani imana imfashe pe tuhamusanga ataragenda nawe yaba yagiye kumuhamagara cyangwa tukabaza umuntu ubura utuye muri karitsiye kuko ntumuntu utuye kure igipangu se buriya si kiriya cyo hepfo hariya yarambwiye dore hari kano gapangu n'akarako hepfo niba ari iby'ubururu mbona twose dusase si ubururu se ahubwo se ko mbona twose dusa nyine ni turabuta ndakomanga buri gipangu wamubajije se basi
niba ari igipangu cya mbere cyangwa niba ari icya kangahe cyane umva ugenda ujya ahantu utazi n'ibyo mbere ubundi bari gufata nimero ye nawe umuntu ufite akamaro nimero ye ubuse mera nkomanga mere hano nkomanga n'abarabiki kinakiri ubuse si ubururu dore ubururu kiriya cyo hepfo kize ko mbona cyenda gusa umukara ubuse si ubururu bwijimye ni bitatu hari kino hari na kiriya hari n'iki ntabwo yakubwiye wavuze icya kangahe icya kabiri icya gatatu yaramwe nzamanuka ndeba igipangu cy'ubururu none ndabona byose ariko bisa hamagaye tukumva we tukava muri iyo numva bincanze icyo nkomanga y'icyari nta nubwo ruriya rujya ari ubururu mvugisha ku bwe niba ari mu turitura asohoka injira we n'ikindi kiri hepfo kiri hepfo cyose cyari abona amagezi ni kuri kiriya cyo hepfo wibeshye se mbabarire umusobanurire neza turava aha ngaha mufashe bazi mufashe hayahumura kereka nitumugura ariko niba muvuganye tugende uramusobanura ko ikibazo kimeze ubundi we muhite mujyana kwa mudugudu ubundi iyo ujyanye nubwo yaba ari umunyerondo mukajyana kwa mudugudu umudugudu abona ko ibintu biri seriye naho kwijyana wenyine harya kugira ngo ni ya matiku y'abagore ni ya matiku y'abagore ukagira ngo ni ibintu biri aho kandi buri ikintu kirimo abana ni ikintu kiba gikomeye abana bari kujya ndabona yizanye yewe uretse kwinjira turagushaka se wavuganaga na Shania ubona bataye umutesi ni ibibazo wa muntu kwinjiza pe nimuramperekeza kwa mudugudu simbizi byagenze gute se nyine hari umumama wanyibye abana uwo mumama niwe nyine na papa wabo rero nagiye ngiye kuhamwaka yanga ko ninjira mu gipangu nta kintu mufashe ubu nta kindi kintu dufite nta kibazo mufitanye nta kindi kibazo dufitanye muri u Rwanda ibyo bintu biracyabahora ubwo rero yamufashe byibura tujyane kwa mudugudu njye kumuha ikirego cyanjye ndebe ko hari ikintu yamufasha kugira ngo abana abana umudugudu nta kintu yari abizi ndamubwira umubyeyi hari ubwo atuye kure se nari ngiye kujya mu kazi mbona amasaha yenda kumva nibwo wari ugiye kujya mu kazi wakihanganye se atari ibintu biri buze gutuma utinda mbere y'uko wenda ujya mu kazi ukadufasha ukatugeza tukajyana kwa mudugudu urumva mu byamaze igihe afite icyo kibazo birumvikana ariko icyo kibazo cyo rwose kirakomeye ntabwo ari icyo kugira ariko kubera yuko nyine kubabona namwe abanyerondo bitoroshye ubwo twavuye tutuye munsi reka kuko mwari mwavuganye reka tuze tukurebe udufashe duherekeze kwa mudugudu wenda mudugudu nawe udufashe kumusobanurira ikibazo uko kimeze no kwa mudugudu ndabazi icyo ari bukuvugire bibaye n'ukuntu byagenze maze umwaka umugabo agiye mu kugenda urumva nasigaranye abana babiri nibo dufitanye abana babiri ndangije urumva nabareze njyenyine muri uwo mwaka buri kintu cyose nkimenyera ibibazo byose nyine ari njye biri ku mutwe ejo bundi rero mushiki we aba araje araza nyine
atura inaha tubana neza nta kibazo mbona nta n'umutima mubi uhari. mushiki w'umugabo wawe. Nta mutima mubi uhari, nta nyine mbona nta kibazo dufitanye. abona akazi akandangira, nkabona akazi nyine gutyo nkamurangira, tukajyana mu biraka, nawe ni umunyabiraka. ubwo rero nyuma kumbe yari yaratumwe n'umugabo ariko njye ntabizi. nyuma nibwo yaje anyibira abana, banza no guta umutwe nyine ndabashakisha abana ndababura. yajyanye abana barajyana se cyangwa yarahaguye? yaraje nyine mu rugo ntahari, njye nagiye mu kazi. hari ukuntu nyine njya mu kiraka nkabasiga, kuko umukuru afite imyaka 8 nyine agasigarana umutoya, nkabasiga mu rugo. araza rero abasanga mu rugo arabatwara. mu kubatwara rero ngira ngo wenda abana bagiye nko ku baturanyi ndabahiga, abana ndababura. nyuma nyine nza kujya kureba aho yari atuye ndamubura, nawe nsanga yarimutse. nyuma mbaririza we aba, cyakoze umuntu wabaga mu gipangu nyine mu bamwimuye arahandangira, ambwira haba. ngiyeyo umugore yanga ko ninjira mu nzu neza neza burundu. umugore yanga ko yinjira mu nzu? yanga ko ninjira mu nzu. abana arabyemera ko abafite? arabyemera. yanga ko ninjira mu nzu ngo mbone abana, arambwira ati abana babayeho neza nta kibazo, genda utuze. ubwo rero sinatuza ntaramenya aho abana banjye bari, kandi ikindi ntiyanderera, ntabwo mbishaka rwose, kuko nta maguru nzi gukora, nubwo wenda ndi umunyabiraka ariko uko nkora kose abana ndabatunga mu bushobozi bwanjye bukeya mba mfite. ntabwo rero nshaka nderera nkiri muzima. ubwo rero nyine byanyuba ukuntu mbigenza, kandi urumva nyine nari nkwifashishije ngo byibura umerekeze umfashe gusobanura mu mudugudu. urumva rero ntabwo twahita tujya kwa mudugudu kano kanya. ikintu ngiye kugufasha, tugiye kujyana ujyane kuri uwo mugore, mbanze nanjye ngerageze ndebe ko hari icyo yabyemera. nagumya kubikomeza ubwo turajya kwa mudugudu. ndumva aricyo nagufasha kano kanya. nta kibazo. ndumva byoroshye. ubwo noneho reka tujye kujya kureba uwo mugore, hanyuma nitumubona nawe umusobanurire nk'umuyobozi, hanyuma twumve n'ibyanga, ubwo urahita uduherekeza kwa mudugudu. hano urabyumva ko ari ikibazo gikomeye kitoroshye. kirakomeye ku muntu uwo ari we wese w'umubyeyi. nawe urakoze. ubwo ihangane we guhita winjira, tubanze tuzamukane, turakoresha uburyo bigira vuba, ntabwo tugutinze. nta kibazo. cyane haguruka tuzamuka. ubonye nawe adatuye kure cyane, ngo tujye turebe ko tumubona, ubundi wumve niba hari ikiri buze gukemuka. ariko ubwo abayobozi babonetse ndatekereza birakemuka. ubwo byageze mu bayobozi ndatekereza biri buze gukemuka. buri ikintu kiri buri kibazo kitaragira mu buyobozi kiragorana. kiragorana, ariko iyo byageze mu buyobozi birakemuka. Chake ni hatari pe. uri nkaho ntazi ko kigira iyo myumvire, sinzi ko bakibaho. nanjye byarantunguye nyine kubona umuntu yifataga atwara abana atavuze, atagize umuntu n'umwe abwira. abana batarabe ntibaze ko mu mwaka wose nyine ubwo maze mbarera njyenyine, nta kintu bamariye, ntanavuga ntibyibura barampa n'ibihumbi 2 ngura isukari y'abana n'ifu y'igikoma, byose mbyimenyera. urumva biyumvishije ko utabashije kubarera kandi ari abana. baraguhohoteye rwose. ngo nta bushobozi ngo mfite bwo kubarera, ngo nyine amagambo menshi yakoresheje mabi. birakemuka. yerekana ko nyine ntacyo nshoboye, ntacyo. nuko ariko wenda ubwo bigiye kujya mu maboko yanyu muzamfasha. turagufasha byo rwose birakemuka, ariko musangane. cyane hatari
basi nyine umuvugisha wowe nyine n'ibyanga mfashe umerekeze ndamuvugisha ntabwo umwe kubigira ibintu byadangiye turagera kwa mudugudu. ariko ubuzima kwiburira abana baguhangayikishije igihe kingana gutya biba bigoye ariko ihangane bigiye gukemuka. urebye ukuntu bamvunnye ntabwo baza ngo babatware gutyo cyenyengi nkaho gutesha umwana ishuri nk'ubu yigaga ariko ntari kubasha kujya kwiga kubera iki bavuga ati nitumwohereza kwiga nyina aramutwara kuko nagiye ku kigo nsanga nta kihaza umwarimu aranambaza byagenze bite nyine ndamusobanurira nyine ni birebire nko kubona umwana nyine ubu yari agiye mu wa gatatu ariko ubu ntari kubasha kwiga mbese umuntu udatekereza no ku bana kuntwarira umwana akanamukura mu ishuri ubu ni ubuhemu ni umutima mubi. sinibaza umuntu uzi ubwenge rwose ntihatari pe baba we abyazi anyuma nibyo binyobera ugomba kumubona uko byagenda kose araboneka. kamutwara uko yiboneye wa mubyeyi urihangana rwose. imana igisubizo uyu nguyu mfasha ino telefone bamadana nakubuze hereza jya kuma abana banjye jya kuma abana banjye Mbese ndekura wizi oya murekurane kuma abana banjye jya kuma abana banjye ariko murekurane rwose. ubu nibire ku isoko mbuza amafaranga yabura si ikibirandeba jya kuma abana banjye ushaka iki nimba wayabuze se abana banjye bararya iki jya kuba bamanje kubahaye mu nzira tugende ujya kubampa abana ndababwira amahano mu nzira duhuye tugende nyine ujya kubampa mama uwo musore ni umuyobozi mama bumvikane umuyobozi wa ni umunyerondo umunyerondo tworohereza ikibazo mama twumvikane rwose tworohereza ikibazo zamukire ubu ndi kwivira mu isoko muri kunagirira mu mbese nzira abana bora bafite basi niba mbafite so abana arabafite mbese kutabamuhara buri icyo wa mubyeyi nawe kuri umubyeyi bizi si umurimo biki we nshaka abana banjye ashaka abana wamubabariye ukamuha abana nari se uyu ni Martin uvuye kuzana ngo aguha abana bawe ra ariko ni Martin uribuka ko ndi umuyobozi niba uri umuyobozi bisegera n'igenda oya ariko madam si ubu muri akujyana kwa mudugudu kwa mudugudu nta kibazo none se ushaka ko mbese ushaka ko ibintu babiremereza cyane nose arakuzanye ngo bigende bitubundi umuhesha mbonye muza ndi kwizamukira ndi kubona muza ibibazo tubyoroshye mwandese abana bahawe na musaza wanjye urambwira ngo uraje umuhesha abana ariko hari na nyina urambwira ngo uraje umuhesha abana hari na nyina ariko niba nyina abana atabashoboye ko mutabiganiriye njye nkaba ndi mushiki wa se ubu ni nyirasenge w'abo bana murambaze mwese nyina w'abana mwamuganirijeho basi arabizi abana baramunani yereka mbarira ariko ntiwabamwatse mubyeyi wabamwatse neza rero ndinda bamwaka se gute barumbwiza ukuri si abana be se si umurimo bisi we tujye gukora umunaniro mfite we oya ihangane umunaniro mfite nyuma abana banjye ende ntabwo bindeba umunaniro shani yakwirirwa wiruka unyirukankaho ngo abana ni ukuri se n'ubu ntabwo uratuza ariko ari wowe ari weho ntabwo wamwirukaho ntabwo uratuza shani ntuzi utamaye urubyaro rwanjye ku bana b'umuntu abana b'umuntu wowe igise cyabo urakizi umwana w'umuntu ujye wongeye kwiruhukira ndananiwe ubu se ari weho nawe ninde unaniwe mugende mujye kwa mudugudu nk'uko mubivuze weho se turaguseka mugende mujye kwa mudugudu munjyana he njye hari ikibazo mfite mujye kwa mudugudu we na shaniya njye nta kibazo mfite bajya kukureba mujye tujye uzaruburana mugiye kundeka nta kibazo
nshaka abana banjye mugende nyine kwa mudugudu mujye kumeza kariho mwari mugiye se ubundi murambazi wikomeze intare niba mugiye kwa mudugudu twari tuje kukureba mudeba hese kugira ngo Iwabo. nibyanga babone kujya kwa muganga nibyanga turajya kwa mudugudu bagenderero bagiye biranze biranze mwetse nkitahira nkajya kwiryamira ko naniwe shani yaramfasha araniga shani uzikunde usigaye ntinyuka ukamfata ukaniga wese ko ntinyutse ukanyiba nakwibye iki abana banjye abana bande se kari abacu abana ni abacu abana ba musaza wanjye siwe mama wabo se hari abarapfuye se abana ko bahari bameze neza ikibazo afite ni iki ese wabamuhaye bamuye se ngo bameze babazi neza abizi gute ko niyo bana munaniye ndamanga abakozi iki gise wabahinduriye ikigo ko nta nifu mu bigeze umwaka azabana nzi mwaka si ni Martine bariga se bari kujya kwiga biga ku kihe kigo Abana bariga. nagiye ku ishuri nkababura biga he ibigo ni byinshi nta hantu batakiga ariko Biga kano kanya nyine. ntabwo bari kujya kwiga yigaye werega ntabwo upfa kugenda gutyo nabonye abana noneho banjye mugiye kungwatira oya tujye kwa ni mudugudu umunyerondo ubundi se ko nta nifomu Tujye kwa- yawe ni umunyerondo wacu duhuye nawe agiye mu kazi ntabwo nta nifomu nawe yawe nigiriye kuzanira mu abantu kazi. bakumura abateka mutwe usigaye n'abagabo bawe ni abanyerondo abagabo bacu yewe nari nigiriye mu kazi kazi kahese mbese ko nta nifomu wambaye ngo umwenda mbibone ni nari ngiye kwambara iniforume ngiye mu kazi genda uyambare rero uyobewe ugende ko ndi umuyobozi genda uyambare ujye yumva umwenda ni uwo oya genda wambare inifomu ujye muri ako tujyane kazi tujyane kwa muganga tujyana hese njye Turajya- mfite ikihe Nawe kibazo urakenewe. tujyane kwa mudugudu nawe urakenewe mfite ikihe kibazo ubu nawe urakenewe oya mwegere ikibazo nawe ukiremereka ubwo uri nawe umunyerondo nawe arakubita kabitera ikibazo nawe nubwo ukirimo uri umunyerondo arakwereka ngakubita umuyobozi se dore ko Wakubita umuyobozi. wansatiranye tugiye kwa mudugudu urabyemeye none tugende tujye kwa mudugudu mujye kundegayo kumfata suramba ntunkoreho tugende rwose mureke ubwo abyemeye azi nta kibazo nta ntabwo gukora kuducika gutyo